ndabashimiye ko murimo kutwumva. Icyorezo cya COVID-19 ni ingingo ushobora kuvugaho mu gihe cy'imyaka myinshi ibyo kwivugaho bitararangira. Iki cyorezo wacyandikaho ibitabo, wagikinaho amafilme, wakoramo amasomo, wateguraho ibiganiro, wahimbamo indirimbo. Abantu bazaba hano ku isi twarahavuye bazajya batwiga mu mateka. Bazajya bavuga impamvu zateye iki cyorezo, uko twitwaye mu kukirwanya, ibyo twakoze neza, amakosa twakoze ndetse n'ibyo twirengagije gutunganya. Ni koko twitwaye nabi rwose, ari nayo mpamvu iki cyorezo cyadutse cyo n'ibindi byinshi bikomeje kumara abantu, ariko twanakoze ibitangaza. Icyorezo gikomeye cyandura vuba kandi cyica, maze mu myaka 2 yonyine tukaba tuvumbuye umuti, urukingo n'uburyo bwizewe bwo kukirinda. Muri uyu mwaka nituramuka turanduye COVID-19 tuzaba tubikesha iterambere rigezweho mu birebana n'ubuhanga bw'abantu. Ibi nta muntu n'umwe bigitangaza, kubera ko na mbere ya COVID-19 twese twabonaga ibikorwa bisa n'ibitangaza abantu bakoze. Mu myaka 100 ishize twatsinze inzara, intambara ndetse n'indwara z'ibyorezo. Wumvise iyi nteruro ntubitekerezeho umwanya, wagira ngo ni ukwijijisha kuvuga ko twatsinze inzara, ibyorezo n'intambara, kandi n'ubu tuvuga ibi ngibi hari icyorezo kimwe muri byinshi kirimo kumara abatuye isi. Ariko ni bangahe bicwa n'ibyorezo ugereranije n'umubare w'abatuye isi? Ni bangahe bazira inzara n'intambara ugereranije n'uko abatuye isi bangana, cyangwa se ugereranije n'abapfaga mu myaka 100 ishize? Kubirebana n'inzara, mu mwaka wa 2014 abantu barenga miliyari 1 na miliyoni 100 ku isi bari bafite ibiro birengeje ibyo bakabaye bafite, mu gihe abantu bari bafite inzara bari miliyoni 850. Bitekerezwa ko bizagera mu mwaka wa 2030 1/2 cy'abatuye isi bafite ikibazo cy'umubyibuho ukabije. Mu 2010 inzara n'imirire mibi byishe abantu miliyoni 1, mu gihe umubyibuho ukabije wishe abantu miliyoni 3. Ibiryo byinshi byica benshi kurusha bicwa n'inzara. Intambara nazo nuko zica abantu bake cyane ugereranije n'abicwa n'isukari. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga ku buryo kimwe mu bintu bihangayikishije abahanga b'isi muri iki kinyejana cya 21 ari ugutinza cyangwa se gukuraho urupfu. Nibyo aka kanya urimo kumva ibi ngibi, hari abantu barimo gukora ubushakashatsi bugamije kutubeshaho iteka ryose bitihise, buri muntu akajyabaho nibura imyaka 150. Ese ibindi byose byarakemutse ku buryo igikenewe noneho ubu ngubu ari ubuzima bw'iteka? Ubundi bibara bikora bate? Niba bigeraho se ibibazo byose by'isi bizaba bikemutse? Tubafitiye ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima inyuza mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC. Waruzi amoko y'inkingo zose umwana akwiye gufata kugeza agejeje ku myaka 2? Ikaze. Intambara z'ingenzi abantu bamaze igihe kinini bagerageza kurwana hano ku isi, kandi n'ubu ngubu bakaba bakizirwana, nizo kunesha inzara, ibyorezo n'intambara. Buri gihe ijambo gutera imbere ryumvikanisha kuva habi ugana heza, kuva mu mikoro make ujya mu mikoro menshi. Ikibazo nuko iterambere ritajyana n'ibyiza gusa. Uko dushyira ingufu mu gukora ibitworohereza ubuzima, niko bizana n'ibibi. Uyu munsi isi yateye imbere ku buryo uburyo dukora ibintu byose bwamaze guhinduka. Twahinduye uko twigaga, uko twaryaga, uko twanywaga, uko twaryamaga, uko twarwaraga. Iterambere ryanaduhinduriye uburyo bwo gupfa. Uyu munsi intambara zaragabanutse ku isi, ariko izagabanutse n'izazindi z'amasasu no gusenya ibikorwa remezo. Mu mwaka wa 2003 ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateraga Iraq mu rwego rwo gukuraho Saddam Hussein ngo zibe zikuyeho wateraga inkunga ibikorwa by'iterabwoba, intambara bakoreye Baghdad na Mosul yahinduye umuyonga imijyi yari isanzwe ikomeye muri Iraq yuzuye ibikorwa remezo. Nyamara iki gihe nta gisasu na kimwe kigeze kigwa Los Angeles cyangwa se Chicago cyangwa undi mujyi wari wose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi ndetse no mu minsi izaza
intambara nk'iyi ngiyi irimo ubusumbane bungana uku nguku ntabwo izongera, kubera ko igihugu nka Korea ya ruguru cyangwa se Iran gishobora gukoresha ibyitwa bombe logique kigakata cyangwa se kigakuraho umuriro w'amashanyarazi muri California, kigaturitsa inganda zitunganya peteroli muri Texas, cyangwa se kigateza impanuka za gari ya moshi muri Michigan. Bombe logique ni kode z'ikoranabuhanga bashyira muri gahunda ya mudasobwa ikora ibintu runaka, ku buryo igihe icyo ari cyo cyose umuntu wakoze iyo kode igihe cyose yabishakira aho yaba ari hose ku isi yakoresha iyo gahunda ya mudasobwa akagenzura ibikorwa byose iyo mudasobwa irimo ikora. Birashoboka ko gahunda za mudasobwa zigenzura ibikorwa remezo bikomeye mu bihugu byinshi ku isi zuzuyemo kode nk'izi ngizi cyangwa se izi bombe logique. Tukaba tutabizi, ariko igihe icyo ari cyo cyose hakaba hari umuntu wakwigarurira izo mbuga. Uyu munsi isi yose ihanganye n'intambara y'ikoranabuhanga, ndetse isi yuzuye abantu bafite ubushobozi bwo gukora amabi menshi bifashishije ubumenyi bafite, ariko kugira ubwo bumenyi bwo gukora amabi ntabwo bivuze ko bafite n'ubushake bwo gukoresha ubwo bumenyi mu gukora ayo mabi. Imbunda igaragara mu gice cya mbere cy'ikinamico iba ishobora kuzakoreshwa mu gice cya gatatu cy'iyo kinamico. Umwanditsi w'Umurusiya witwa Anton Chekhov niwe wavuze ibi. Kuva mu mateka y'isi, abami n'abami b'abami iyo babonaga intwaro nshya babaga bazayikoresha byanze bikunze. Nyamara kuva mu 1945 abantu bize kudakora ibi. Iyi niyo mpamvu isi yuzuye intwaro za kirimbuzi zitigeze zikoreshwa na rimwe. Umwanditsi w'umunya-Israel witwa Yuval Noah Harari watekereza ko abakora ibikorwa by'iterabwoba hano ku isi ikinini baba bagamije ari ugusunikira leta z'ibihugu gukoresha intwaro babitse badakoresha. Avuga ko iterabwoba ari uburyo bwifashishwa n'abanyantege nke badafite ubushobozi n'uburenganzira bwo gukora ibyo abayobora ibihugu bashobora gukora. Mu myaka ya kera, iterabwoba ryari ibikorwa byo gutera abantu ubwoba aho kuba kwica no gusenya no kwangiza. Mu gitabo yise Homo Deus, Dr. Harari agaragaza uburyo abakora iterabwoba badashobora gutsinda ingabo za leta z'ibihugu ngo bigarurire ibyo bihugu cyangwa se ngo basenye imijyi minini yose uko yakabaye. Ibi byakabaye bituma ntawe batera ubwoba, kubera ko nko mu mwaka wa 2010 umubyibuho ukabije n'indwara zifitanye isano nawo byishe abantu barenga 3,000,000 ku isi yose. Ibikorwa by'iterabwoba byo byishe abantu 7,697 ku isi yose, kandi nabwo ahanini barabo mu bihugu bikennye. Ibihita bihindura isukari umuterabwoba ukomeye kurusha abaterabwoba bakoresha ibisasu. Hanyuma rero ni gute abaterabwoba bakora ngo bimenyekanishe mu binyamakuru bikomeye ku isi, bityo bashobore guhindura ibintu mu bihugu bitandukanye by'isi? Ibi mu kubigeraho basunikira abo barwana gukoresha ingufu z'umurengera mu kubarwanya. Uyu mwanditsi agaragaza uburyo iterabwoba rimeze nk'igitaramo giteye ubwoba, kigaragaza amashusho y'urugomo n'ubugizi bwa nabi, bigatuma ibitekerezo byacu bisubira mu bihe bya kera, tugatekereza ko tutagize icyo dukora twazasubira mu mibereho twarimo mu myaka 1000 ishize. Ibi bituma leta z'ibihugu zumva ko zitegetswe gukoresha ingufu zose zishoboka kugira ngo zirwanye ko ibingibi byazabaho. Izi ngufu zikoreshwa na leta rimwe na rimwe zigira ingaruka zikomeye zirimo n'urupfu ku baturage. Uyu mwanditsi agaragaza uburyo abaterabwoba bameze nk'umubu ushaka kumena amasahani yuzuye icyumba, ariko ukaba utabona ingufu zo kubigeraho kubera ko umubu ubwawo nta nubwo wamena itasi. Icyo uwo mubu ukora ni ugushaka inzovu, ukinjira mu gutwi kwayo, ubundi ugatangira kuyiduhiramo. Iyo nzovu yuzuye umujinya n'ubwoba itangira gusanza ibiri hafi yayo byose, bityo ikamenagura ya masahani yuzuye inzu. Ibi nibyo byabaye mu burasirazuba bwo hagati mu binyacumi 2 by'imyaka ishize. Abagendera ku matwara akazi ya Kisilamu ntabwo bari gushobora guhirika Saddam Hussein bo ubwabo. Icyo bakoze ni ukurakaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifashishije ibitero byo ku itariki ya 11 Nzeri mu 2001. Ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimenagura inzu yuzuye amasahani yo mu burasirazuba bwo hagati mu mwanya w'abaterabwoba. Inzara, ibyorezo n'intambara bishobora kuzakomeza kwica ibihumbi by'abantu mu binyacumi by'imyaka bigiye kuza. Dufite ubushobozi bwo kubirwanya no kubana nabyo, ariko hari ikibazo kimwe twamaze imyaka myinshi twarananiwe kurwanya, ndetse n'ubu ngubu tutarashobora kunesha, ariko uyu munsi cyamaze guhinduka ikigeragezo abantu bashobora kurenga. Kubera ubwiyongere bw'ubukungu bwadufashije kubona ibyo kurya byinshi, imiti, amashanyarazi n'umutungo kamere, twabashije kugira ubushobozi bwatuma dukuraho ibyorezo, inzara n'intambara.
kubitsinda bivugwa hano ntabwo ari ukuvuga ko nta bantu ubu ngubu barimo guhumekera mu byuma kubera ibyorezo, ko nta bantu baryamye mu bitaro kubera sida n'igituntu, cyangwa se ko nta bantu barimo kwicwa n'intambara muri Siriya. Ariko ibi ngibi byose hari ubushobozi bwo kubihagarika. Impamvu zituma bitaravaho uyu munsi ntabwo ari ubushobozi buke, ahubwo ni amahitamo. N'ikimenyimenyi ubu ngubu ingufu z'isi zerekejwe ku kunesha ikindi kibazo gikomereye twese: urupfu. Abatuye isi iyo baza kuba abandi, ubu ngubu baba baricaye hamwe barimo kubara imigisha bahawe, ariko ni gake cyane tunyurwa n'ibyo dufite. Nyuma y'ibyo twagezeho byose, ubu ngubu icyo tugezeho ni ugushakisha ubuzima bw'iteka. Buri gihe niyo twaba twamaze kubona ibyo twamaze ubuzima bwose dushaka, iyo tubibonye duhita dutekereza ko hari ibindi binini byiza kandi biryoshye twakabaye dushakisha. Noneho buri gihe iyo uhaze uhita utekereza icyo uri burye nijoro. Ntabwo basiba kutubwira ko ubuzima bw'umuntu ari cyo kintu gitagatifu kandi cy'agaciro kurusha ibindi byose biri ku isi. Ibi buri wese arabivuga: abarimu mu mashuri, abanyapolitike mu nteko zishinga amategeko, abavugabutumwa kuri aritari, abanyamategeko mu rukiko, kugeza ku banyarwenya muri za sale. Itangazwa mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu ryemejwe n'umuryango w'abibumbye intambara ya kabiri y'isi ikirangira, niryo rifatwa nk'itegeko nshinga ry'isi yose. Iri tangazo rivuga mu buryo bweruye ku burenganzira ku buzima ariyo ndangagaciro y'ibanze kandi y'ingenzi y'ikiremwamuntu. Bitewe n'uko urupfu rubangamira ubu burenganzira rero, ubwo urupfu ni icyaha cyibasira inyokomuntu. Iyi niyo mpamvu tugomba gushoza intambara itoroshye yo kurwanya urupfu. Kuva abantu bagera ku isi hakaza amadini, nyuma bakagira ingengabitekerezo zitandukanye, ntabwo bahinduye ubuzima ikintu gitagatifu gusa, ahubwo buri kinyabuzima kiriho bagifata nk'aho gifite ikindi kintu gitagatifu kirenze guhumeka. Twese ibi twarabyumvise: ubuzima nyuma y'ubu buzima. Ibi nibyo byatumye twihanganira urupfu kuva twabaho. Ruraza rukadukuramo abantu tukarwihorera, ndetse bamwe banarufashe nk'ikintu cyiza. Ku madini ya gikristu, aya k'Islam na Hinduisme, igisobanuro cyo kubaho kwacu gishingiye ku cyerekezo cy'ubuzima bwacu nyuma y'urupfu. Kuri bo bivuze ko urupfu ari ikintu cy'ingenzi kandi cyiza ku mibereho y'abatuye isi. Abantu bazapfa kubera ko Imana yabitegetse, kandi igihe cyo gupfa ni igihe gifite igisobanuro gikomeye ku buzima bw'iteka, ariko ubuzima bw'iteka nyuma yo kubura ubuzima dufite uyu munsi. Mu myaka yashize, iyo umuntu yabaga abura gato ngo ashiremo umwuka, cyabaga ari igihe cyo guhamagara umupadiri cyangwa se undi mukozi w'Imana kugira ngo amurebere uko yitwaye muri ubu buzima, ubundi anamucira inzira imwerekeza mu bundi buzima. Gerageza gutekereza amadini ya gikristu, Islam cyangwa se Hinduisme mu isi itari mu rupfu, cyangwa se isi itagira ijuru, ntigire ukuzimu, ndetse inkuru y'umuzuko ntibeho. Siyanse ndetse n'imico igezweho uyu munsi bafite ubundi buryo bwabo babonamo ubuzima n'urupfu. Ntabwo babona urupfu nk'iyobera cyangwa se isoko y'icyerekezo cy'ubuzima. Kuri bo urupfu ni ikibazo kivuka mu buzima bw'ikinyabuzima, kandi ni ikibazo abantu bashobora gukemura. Dore uburyo abantu bapfa. Imigani y'abantu ba kera yashushanyaga urupfu nk'ikintu kimeze nk'igisimba gifite igihagararo nk'icy'umuntu, cyambaye ikoti rirerire ry'umukara na capuche cyangwa se ingofero imeze nk'imwe yo ku mipira, kandi kigahorana ikimeze nk'agashoka mu ntoki. Umuntu yabagaho ubuzima bwe, akaba aho ngaho ahangayikishijwe n'ibi ngibi cyangwa biriya, hanyuma umunsi umwe mu gihe atatekerezaga, akabona imbere ye hahagaze ikintu nk'icyo ngicyo gifite agashoka mu ntoki, cyambaye ingofero n'ikoti rirerire. Cyarazaga kikamukomanga mu bitugu gikoresheje rumwe mu ntoki zacyo z'amagufa adatwikiriwe n'uruhu, kikamubwira kiti ngwino tugende, igihe cyageze. Birumvikana umuntu yatangiraga kwinginga asaba ati ndetse gato nibura umwaka umwe, ukwezi kumwe cyangwa se ibyumweru bike. Gusa iki kinyamaswa cy'ikoti rirerire n'agashoka nta na kimwe cyabaga gishaka kumva muri uku gutakamba kwe. Cyaramubwiraga kiti ngwino, igihe cyageze.
uku niko twapfaga. Ibi ni imigani, kubera ko twese turabizi umuntu ntabwo apfa kubera ko inyamaswa y'ikoti rirerire yamukomanze mu bitugu imubwira ngo naze bagende. Abantu bapfa kubera ikibazo cyabaye mu mubiri wabo. Ni umutima wahagaritse gupompa amaraso, ni ibinure byabaye byinshi bikaziba imitsi, ni utunyangingo twa kanseri twakwiriye mu mwijima, ni udukoko twuzuye mu bihaha n'izindi mpamvu nyinshi cyane. Ibi byose ni ibibazo bivuka mu mikorere y'umubiri w'umuntu. Twese turabizi ko ibibazo bivuka mu mikorere ya buri kintu bigira igisubizo gishingiye ku mikorere y'icyo kintu. Ibi bivuze ko nta muntu ukeneye gutegereza izuka kugira ngo atsinde urupfu. Abahanga babiri b'abashakashatsi cyangwa se impuguke mu ikoranabuhanga ishobora kwicara mu cyumba cy'ubushakashatsi igahagurukana igisubizo cy'urupfu. Niba mu myaka ya kera urupfu rwari ikintu gisobanurwa gusa n'abapadiri n'abandi bantu bihaye Imana, uyu munsi aba enjeniyeri n'intiti nibo babasimbuye mu gusobanukirwa iby'urupfu. Aba nibo bashobora gushiririza utunyangingo twafashwe na kanseri ubundi umuntu akarokoka. Bashobora gukura udukoko mu bihaha by'umuntu bakoresheje ibinini n'inshinge. Igihe umutima uhagaze bashobora kuwushitura bakoresheje imiti, imashini zitwa electroshock, cyangwa se bakanawukuramo bagashyira mu ndi. Birumvikana uyu munsi ntabwo baravumbura ibisubizo ku bibazo byose bitera urupfu, ariko barimo kubitangaho amafaranga n'igihe cyinshi mu bushakashatsi. Iyi niyo mpamvu bashaka uburyo bwo kurwanya kanseri n'ibindi bibazo byose bitera urupfu. Uyu munsi n'abantu batazi iby'ubushakashatsi cyangwa se iby'imikorere y'umubiri w'umuntu barabizi ko urupfu ari ikibazo gituruka ku mikorere y'umubiri. Iyo umuntu agiye kwa muganga akamubaza ati "Docteur, mfite ikihe kibazo?" hariho ubwo docteur amubwira ati "Ni ibicurane, ni igituntu cyangwa se ni kanseri." Nta na rimwe ujya kureba muganga ngo umubaze ikibazo ufite ngo akubwire ngo ni urupfu. Twese tubaho tuzi neza ko ibicurane, igituntu ndetse na kanseri ari ibibazo by'umubiri kandi bibonerwa ibisubizo. Niyo abantu bazize inkongi y'umuriro, inkubi y'umuyaga cyangwa se impanuka yo mu muhanda cyangwa se mu ntambara, twese tuvuga ko urupfu rwabo rwatewe n'ikibazo cyagombaga kandi cyashoboraga kwirindwa. Iyo leta iba yarafashe ingamba hakiri kare, aba bantu ntabwo baba bapfuye. Iyo uyu muhanda uba warakozwe mbere cyangwa se iyo uyu mushoferi aba atanyoye inzoga, aba bantu ntabwo bari gupfa. Niyo umuntu aguye mu mpanuka y'imodoka tumujyana kwa muganga ngo dupime turebe cyamwishe. Nibyo twabibonye imodoka yamugonze, ariko wasanga yararwaye umutima akaba yapfuye kubera ko yikanze umutima ugahagarara. Urupfu ni impamvu y'ubusamo yo gukora iperereza ahariho hose ku isi. Yapfuye ate? Byanze bikunze hari umuntu wakoze ikosa. Uyu munsi abantu bafite igitekerezo cyo gukuraho urupfu, ariko mbere yo kugera kuri iki cyerekezo ikirimo gukorwa uyu munsi ni ugukuraho ibibazo byose byerekeza ku rupfu. Itangazwa ry'uburenganzira mpuzamahanga ku buzima ntabwo rivuga ko abantu bafite uburenganzira bwo kubaho kugeza ku myaka 90 y'amavuko. Iri tangazo ryavugaga ko buri nyoko muntu ifite uburenganzira ku buzima. Akadomo. Niyo wakwica umuntu wari bupfu uwo munsi urabihanirwa. Uburenganzira ku buzima nta tariki bwashyiriweho burangiriraho. Hari umu-enjeniyeri w'umushakashatsi akaba n'impuguke mu guteganya iby'ahazaza witwa Ray Kurzweil, uze gushakishira izina muri Google. Mu 2012 yahawe kuyobora ishami ry'ikoranabuhanga muri Google. Nyuma y'umwaka umwe Google yahise itangiza ishami ryayo yise Calico. Inshingano y'ingenzi y'iri shami yari yo gutsinda urupfu. Nibyo, ibyo wumvise nibyo. Google yashinze ishami rishinzwe kurwanya urupfu. Nyuma yaho Google yashyizeho undi mugabo nawe wizera ko dushobora kunesha urupfu witwa Bill Maris kugira ngo ayobore ikigega cy'ishoramari cyitwa Google Ventures cyagombaga gutera inkunga Calico. Inzozi z'aba bagabo zisangiwe n'andi magana y'abahanga bari ku isi. Umwe mu bashinze ikigo mpuzamahanga gitanga serivisi zo kwishyura kuri internet, PayPal, Bwana Peter Thiel, yigeze kuvuga ko we afite gahunda yo kuzabaho iteka ryose. Yavuze ko wazi neza ko hari uburyo butatu bwo gutekereza ku rupfu. Ubwa mbere ni ukurwemera, ubwa kabiri ni ukuruhakana, ubwa gatatu bukaba kururwanya.
we yemeza ko iyi si yacu yiganjeho abantu baruhakana ndetse n'abarwemera. We rero icyo yamaze guhitamo ni ukururwanya. Abantu benshi bashobora kumva aya magambo bakayagereranya n'amashagaga y'ingimbi n'abangavu, kimwe n'uko ku rundi ruhande abantu bamwe bashatse bamufata nk'umuntu ukomeje. Ni umwe mu bashoramari bahiriwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikigo yobora gipima miliyari 2 na miliyoni 200 z'amadolari. Amafaranga n'ubuvumbuzi bugezweho mu ikoranabuhanga no mu binyabuzima ntabwo busiba kuzana ubuhanuzi ushobora kumva budashoboka. Hari bamwe muri aba baherwe n'abashakashatsi bavuga ko abantu bazaba baranesheje urupfu bitarenze umwaka wa 2200. Hari n'abajya kure bakavuga umwaka wa 2100. Hari n'abadatinya kuvuga ko mu mwaka wa 2050 umuntu wese uzaba afite amagara mazima kandi akagira konti iherwa n'amazeru menshi muri banki, uwo muntu azaba afite amahirwe yo kubaho iteka ryose abinyujije mu guca muri humye urupfu mu gihe cy'imyacumi byinshi by'imyaka. Ray Kurzweil avuga ko muri uwo mwaka umuntu ufite ayo mikoro ashobora kuzajya ajya mu bitaro buri myaka 10 bakamukorera ibikorwa bimeze nko kwiyuburura, ibikorwa bimuvura indwara zose afite mu mubiri kandi bakamukuramo utunyangingo tw'umubiri turimo gusaza, ubundi bagasazura ibiganza bye, amaso, ubwonko n'ibindi bice by'umubiri. Iki gihe bazaba baranavumbuye imiti mishyashya n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho. Uyu niba ibyo avuga ari ukuri, n'uyu munsi abantu bagenda muri California muri Silicon Valley ku gicumbi cy'ikoranabuhanga ry'isi bashobora kuba bagenda babisikana mu mihanda n'abantu bazabaho iteka ryose batabizi. Mu by'ukuri aba bantu babaye bahari cyangwa se niba bazanabaho, ntabwo bazaba ari abantu badapfa, ahubwo bazaba ari abantu bazatinda gupfa. Abantu bashobora kuzagira ubushobozi bwo kubuza imibiri yabo gusaza ndetse ibice by'imibiri yabo ntibirware bakabisazura buri munsi, bazaba bashobora kubaho igihe cyose, ariko nanone bazaba bashobora kwicwa n'impanuka cyangwa se intwaro zo mu ntambara zikabica. Kandi igihe bamaze gupfa nta kintu na kimwe kizaba gishobora kubagarura ku isi. Gusa aho bazaba batandukaniye natwe turwara cyangwa se dusaza tugapfa, bo igihe igisasu kitamuturikanye cyangwa se igihe ikamyo itamunyuze hejuru, azaba ashobora kubaho iteka ryose. Ibi rero nibyo bishobora kuzabahindura bamwe mu bantu batishimye ku isi yose. Twebwe abantu bapfa bambaye imibiri ipfa, buri munsi dufata ibyemezo biteye ubwoba byo kwishyira mu kaga, nko kwambuka umuhanda cyangwa se koga mu kiyaga cyangwa gutega imodoka. Ibi kuri twebwe abantu bapfa ni ukwishyira mu kaga, ariko tubikora kubera ko n'ubundi turabizi ko tuzapfa, kandi hari ibintu byinshi byica abantu bitari ukugongwa n'imodoka gusa cyangwa se kurohama mu kiyaga. Ariko umuntu uzi neza ko afite amahirwe yo kubaho iteka ryose natagongwa n'imodoka, natarohama cyangwa se nadaturikanwa n'igisasu, uwo muntu ntabwo azigera na rimwe ashyira ubuzima bwe mu kaga agerageza kwambuka umuhanda. Kujya mu mazi koga byo byaba ari n'ubusazi. Mu kwirinda ko ibingibi bizabaho rero, ibyiza no gutangirana n'intego zitari nini cyane, aho guhita dusimbukira ku buzima bw'iteka. Icyiza no guhera ku gukuba kabiri icyizere cyacu cyo kubaho. Mu kinyejana cya 20 icyizere cy'ubuzima cy'abatuye isi kikubye hafi kabiri, cyavuye ku myaka 40 kigera ku myaka 70. Muri iki kinyejana cya 21 twari dukwiye kongera gukuba kabiri imyaka yo kubaho, nibura tukayigeza nko ku 150, dore ko n'ubuzima bworoshye. Birumvikana ku myaka 150 twaba tukiri kure cyane y'ubuzima bw'iteka ryose, ariko nibura byahindura imibereho y'abantu. Aha twese turemeranya ko imibanire n'imibereho yacu byahita bihinduka cyane tubaye tumara imyaka 150. Uyu munsi abantu benshi bagiye gushyingiranwa baba batekereza ngo kugeza igihe urupfu ruzadutandukanya cyangwa se Kristo agarutse. Igihe kinini cy'ubuzima bw'abashakanye bakimara baha abana babo uburezi n'uburere. Noneho gerageza gufunga amaso utekereza ubuzima bw'umuntu uzamara imyaka 150. Ashobora kuba yarashatse afite imyaka 40 y'amavuko, akaba asigaranye imyaka 110 yo kubaho. Hari amahirwe menshi y'uko aba bantu batazamara imyaka 110 bagishyingiranwe. Ku myaka 120 umugore wabyaye abana babiri igihe yari agifite imyaka 40, hari amahirwe menshi ko azaba atakibuka bimwe mu byaranze ubuzima bwe mu myaka 80 ishize igihe yari akirera abana be bakiri bitambambuga.
cyangwa reka dutekereze ku kazi. Uyu munsi bitekerezwa ko dutangira kwiga umwuga uzatubeshaho tukiri ingimbi cyangwa se mu myaka ya mbere y'ubukuru, hanyuma igihe gisigaye ukakimara ukora ibyo wize muri icyo gihe nyine. Tekereza igihe waba uzamara imyaka 150 muri iyi si yuzuye ikoranabuhanga rihinduka buri munsi, aho uko twakoraga akazi mu myaka 5 ishize ubu ngubu bitakigezweho. Haje uburyo bushya bwo gukora akazi. Ibyo wize mu ishuri ntabwo ari byo ugikora mu kazi uyu munsi, byarahindutse. Mu ishuri ntabwo bigeze bakwigisha ko akazi kawe hari igihe uzagakorera mu rugo. Ikindi, muri iki gihe abantu baramutse bamara imyaka 150 ntabwo baba bakijya mu kiruhuko cy'izabukuru ku myaka 65. Ibi ngibi bivuze ko abakuze bajya batinda guha umwanya abakiri bato ngo nabo bajye mu kazi. Kandi twese turabizi nk'uko twari tumaze kubivuga ko teori n'ubumenyi bushya ushinga imizi ari uko igisekuru cyabubanjirije kivuyeho. Ngaho tekereza akazi kawe uyu munsi utitaye ku mwuga ukora, waba uri umunyamakuru, umushakashatsi, umutetsi cyangwa umukinnyi w'umupira. Wakumva umeze ute uramutse ufite umukoresha w'imyaka 120 ufite ibitekerezo yashyizwemo ubwo Ubwongereza bwari bukiyoborwa n'umwamikazi Victoria, kandi akaba afite amahirwe yo gukomeza kukuyobora mu myaka 20 igiye kuza? Muri politike tubaye tubaho imyaka 150, ubu ngubu Uburusiya buba bukiyoborwa na Joseph Stalin ku myaka 132, Mao Zedong abayobora Ubushinwa ku myaka 122, igikomangoma Elizabeth wa kabiri abagitegereje kuzima ingoma y'Ubwongereza asimbuye nyirarume George wa gatandatu waba ufite imyaka 115. Umuhungu we igikomangoma Charles yari kubategereje ku mwanya uzaza mu 2076. Tugaruke mu bifatika kandi bishoboka. Hari amahirwe make ko ubuhanuzi bw'aba bashakashatsi n'abashoramari bushoboka mu mwaka wa 2050 cyangwa se 2100. Hari amahirwe make y'uko ubuvumbuzi bwo kubaho iteka ryose bushoboka muri iki kinyejana cya 21, ndetse umuntu byizera ashobora kuzatenguha. Ntabwo byoroshye kubaho uzi neza ko igihe kizagera ugapfa, ariko nanone biragoye cyane kwizera ko utazapfa warangiza ugapfa. Niba impuzandengo y'icyizere cy'ubuzima ku batuye isi yarikubye 2 mu myaka 100 ishize, nta kintu na kimwe kitwemeza ko bishoboka kongera gukuba 2 iki cyizere cy'ubuzima ngo tukigeze ku myaka 150 muri iki kinyejana cyangwa se igikurikiyeho. Mu mwaka w'1900 icyizere cy'ubuzima ku isi ntabwo cyarengaga imyaka 40, kubera ko abantu benshi bapfaga bakiri bato kubera imirire mibi, indwara ziterwa n'udukoko, intambara cyangwa se urugomo. Gusa abantu barokokaga ibyorezo, intambara cyangwa se imirire mibi bashoboraga kubaho imyaka irenga 70. Iki ni icyizere cy'ubuzima gihagije kuri buri muntu. Bitandukanye n'uko benshi babitekereza, abantu b'imyaka 70 muri icyo gihe ntabwo bafatwaga nk'ibitangaza mu kinyejana giheruka. Galilei yapfuye afite imyaka 77. Isaac Newton yapfuye afite imyaka 84. Michel-Ange we yapfuye afite imyaka 88 mu gihe hatabagaho ibinini, inkingo cyangwa se kubagwa ngo baguhindurire igice cy'umubiri. N'inguge mu ishyamba zijya zibaho imyaka 60. Tuvugishije ukuri, iterambere mu buvuzi ntabwo ryigeze ritwongerera icyizere cy'ubuzima mu buryo kamere habe n'umwaka umwe. Icyo ubuvuzi bwadukoreye ni ukuturokora urupfu rwo mu gihe cy'imyaka yo hasi, ahubwo tukamara imyaka myinshi y'ubuzima bwacu tubayeho neza. Uko tuzashobora gutsinda kanseri, diyabete n'izindi ndwara zikomeye kandi zica, nibyo bisobanura ko buri wese cyangwa se hafi buri wese azabaho imyaka 90 atuje. Ibi birumvikana neza ko kunesha indwara bitazatuma abantu babaho imyaka 150 tutiriwe tujya mu myaka 500. Kugira ngo abantu bongere imyaka yo kubaho, birasaba kuvugurura ubuvuzi, abantu bakinjira mu birebana n'imikorere y'umubiri, bakavumbura uburyo bwo gusimbuza uturemangingo dushaje bakaduteramo utw'umusore cyangwa se inkumi y'imyaka 20 kugira ngo gusaza bitinde. Ibi bishobora kutazagerwaho muri iki kinyejana, ariko birashoboka cyane ko kurwanya urupfu ishobora kuzaba imwe mu ntambara zikomeye zizarwanwa n'abahanga mu bya siyanse mu kinyejana gitaha. Uburyo twizirika ku buzima nta buryo tutarwana intambara yo kugerageza kunesha urupfu. Igihe cyose abantu bazaba bakicwa n'ikintu runaka, tuzarwana intambara yo gukuraho icyo kintu runaka.
abashakashatsi mu buzima n'ikoranabuhanga kimwe n'abashoramari bazashyigikira iyi ntambara cyane, kubera ko icyo bashaka ni ubuvumbuzi bushya n'inyungu z'amafaranga. Ufite imyaka 60 kandi urashaka gusubira mu busore? Birahagije gufunga amaso ukibuka umubiri wari ufite ku myaka 25. Ntabwo ari ukuwibuka gusa, ahubwo no kwiyumva nk'uko wiyumvaga icyo gihe. None urumva wakwemera gutanga amafaranga ngahe ngo bagusubize uwo mubiri? Reka noneho tuvuge ku buzima mu gice cya Minisiteri y'Ubuzima inyuza mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC. Waruzi amoko y'inkingo zose umwana akwiye gufata kugeza agejeje ku myaka 2. Ni nko kurwanya ikibi ukoresheje ikibi, cyangwa se kuzimya umuriro ukoresheje undi muriro. Gukingira umubiri ni ugufata udukoko turi ku gipimo gito ukadutera mu mubiri kugira ngo utwo dukoko tuzarinde uwo mubiri kuzibasirwa na mwene utwo dukoko mu gihe kizaza. Ubudahangarwa bwo mu mubiri wacu busa n'ubufite ubwonko bubika amakuru mu gihe kirekire cyane. Buri gihe iyo umubiri wacu winjiyemo agakoko runaka gatera indwara, ubudahangarwa bwawo wita bukora ku buryo butoza tumwe mu tunyangingo tw'uwo mubiri kuzahangana na mwene ako gakoko nikibeshya kakongera kugaruka. Ni nko gufata itsinda runaka ry'utunyangingo ukaribwira ko rishinzwe kurwanya malaria. Niba warwaye malaria bwa mbere, umubiri ugahita wiga uko uzarwanya malaria ubutaha. Utwo tunyangingo tuguma aho ngaho tukazakanguka ari uko ka gakoko kigeze gutera indwara kagarutse mu mubiri. Kubera iyi mikorere y'umubiri rero, hari amoko y'inkingo bakora mu dukoko dutera indwara. Niba ari nk'urukingo rw'imbasa, bashobora gufata agakoko gatera imbasa bakakambura ubushobozi bwo kwica umubiri, ubundi bakagashyira muri uwo mubiri ku buryo kazaba gashinzwe kurwanya bene wako bazahirahira baza muri uwo mubiri. Izi nkingo bazita vaccin atténué. Gutera umuntu urukingo ni nko kumwinjizamo abasirikari bazahora bari maso ku buryo agakoko bakingiye katazigera kabinjirana. Dore zimwe mu nkingo uyu munsi zihabwa abana mu Rwanda. Umwana ukivuka akingirwa igituntu n'imbasa. Umwana umaze ukwezi n'igice akingirwa impiswi, imbasa, akaniga, agakwega, kokolish, umwijima wo mu bwoko bwa B, indwara ziterwa n'udukoko two mu bwoko bwa Haemophilus influenza yo mu bwoko bwa B, ndetse n'utwo mu bwoko bwa pneumocoque ari two dukunze gutera indwara y'umusonga na mugiga ku bana. Umwana umaze amezi 2 n'igice yongera guhabwa inkingo yabonye ku kwezi kumwe n'igice. Ibi babyita gushimangira inkingo yabonye mbere. Umwana umaze amezi 3 n'igice nanone yongera kubona inkingo yabonye ku mezi 2 n'igice havuyemo urw'impiswi. Umwana umaze amezi 9 abona urukingo rw'iseru na rubeole. Umwana umaze amezi 15 abona urukingo rwo gushimangira rw'iseru na rubeole. Izindi nkingo zishobora kwiyongeraho mu gihe hari indwara yihariye ndetse no mu kigero cy'imyaka itandukanye. Urugero ni nk'urukingo rwa kanseri y'inkondo y'umura cyangwa se zihabwa abagore batwite. Iyo umwana akingiwe izi nkingo tuvuze, nibwo abakingiwe inkingo zuzuye. Ubu ni ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima inyuza mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC. Ni naho dusoje ikiganiro ziko cyo kuri uyu munsi. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye. Waruzi ko ikiganiro cya Radio Rwanda